Bahaye ikaze kandi mbasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, abo turi kumwe hano uyu munsi kuwa gatanu itariki ya 16 z'ukwa 12 2022. Ndabasuhuza mwese mbakira ku ijambo ry'umunsi. Tugiye kurebera hamwe ijambo ryongera kugira icyo ritwigisha, cyane cyane gukomeza urugendo twatangiye. Aha ndabwira abakristo tujya mu ijuru. Imana igenda itwohereza ijambo ryo kudukomeza, ryo kudufasha, ryo kutwereka inzira nyakuri tugomba gukurikira dusa n'umwami wacu Yesu Kristo. Mbere yuko turifatanya, nagira ngo tubanze dusenge, dusabe umwuka wera azabane natwe, n'ubundi ari kumwe natwe, aba ari we utwigisha, aba ari we uridusobanurira iri jambo rivuye kuri data, rifunguro ry'ubugingo. Reka dusenge. Mana data, turagushimye kuko iri jambo tugiye kureba ni iryawe, ni wowe waritanze. Ijambo ry'Imana dusoma, ijambo ryawe ni weho warihumetse. Abantu bararyandika ariko warihumetse. Ndagushimye kubwira ifunguro ry'ubugingo tugiye kwakira riturutse kuri wowe. Ndagushima ko umwuka wera ari kumwe natwe kandi niwe ugiye kuri dusobanurira. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bene data aho muri hose, bakunzi bacu, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, mwese reka dufatanye iri jambo. Nzi neza ko rigiye kutwubaka. Turarisanga mu Befeso ibice 4 ku murongo wa 32 gusa. Haravuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Be kind and compassionate to one another. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Aya magambo si ubwa mbere tuyasomye abakunzi b'iki kiganiro. Hari n'ubundi Imana yatuganirije ku byerekeranye no kubabarirana. Amagambo twasomye muri Yakobo ibice 5. Ni ukuvuga ngo Imana yacu irashaka ko dusa na Yesu, irashaka ko tugera ikirenge mu cya Yesu, kuko Yesu yari umunyambabazi, Yesu yagiraga neza, Yesu yarababariraga, akababarira abantu batamusabye imbabazi. Uyu munsi wa none rero Imana igaruye iri jambo. Hari impamvu mwene data. Ubu ngubu hari umuntu uri kubwirwa, urimo kubwirwa wanze kubabarira. Wanze kubabarira urategereje ko umuntu azagusaba imbabazi, nyamara siko biri. Iyo usabye imbabazi, iyo ubabariye cyangwa umuntu atari ngombwa ko gusabye imbabazi, ni wowe ubwawe uruhuka, urahambuka, mu mutima wawe uhambutse kandi utuye umutwaro munini cyane. Nyamuneka Noheri ntizagere ugifite uwo mutwaro ngo utegereje. Ushobora gutegereza wa muntu ntazaze ngo mwiyunge, ariko iyunge n'Imana kandi uturi uwo mutwaro. We gusa umva ko ubabariye, umva ko uruhutse. Abaduhemukiye ni benshi cyane. Kuvura umwana muto, usubije amaso inyuma wasanga hari abaguhemukiye benshi, kandi nawe wasanga hari abo wahemukiye. Ariko ijambo ry'Imana rimanutse ryongeye kuza kuduhugura, rivuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo Yesu. Haleluya. Reka tubikore. We gusa wemere turi uwo mutwaro. Niba hari umuntu ujya utunga urutoki, niba hari umuntu ujya uvuga uti uriya Imana izamuhane yaramemukiye, ibyo wibivuga wisabe utyo, ahubwo uvuga uti Imana izamusanga kandi nanjye ndamubabariye, Imana imubabarire ntiyarazi icyo akora. Nguko uko Yesu yabigenjeje kugeza ari no ku musaraba. Yaravuze ati abamemukiye bambambye, ati bababarire Mana kuko batazi icyo bakora. Nguko uko abantu b'Imana babaho. Ngurwo urugero Imana ishaka ko tugera mu munsi wa none. Haleluya. Imana ikugirire neza mwene data. Mu Cyongereza niho bakomeza kuvuga ngo be kind, gira neza, be kind and compassionate to one another. Mugire neza, mugirane imbabazi, wumva ko ufite compassion kuri mugenzi wawe, wumve ko umubabariye rwose nta mwenda. Hari abantu bajya bavuga ati nta mwenda uri hagati yanjye nawe. Reka twe kugira umwenda n'umwe. Niyo mpamvu iri jambo rije. Hasigaye iminsi mike cyane tukinjira muri Noheri ku bakunda kuyizihiza. Hasigaye iminsi 9, icyumweru n'iminsi 2
tukayinjiramo uhereye umunsi wa none. Ni ukuvuga ngo noheri izagera unezerewe mwene data, ahubwo uyu munsi wa none nezerwa, tura uwo mutwaro. Imana irashaka ko utura umutwaro wikoreye wo kutababarira ba bandi uvuga uti turiya muntu yangiriye nabi ariko we turebye birarengeje. Uture. Imana irashaka ko usa na Yesu, kuko Yesu niwe rugero rwacu. Haleluya. Umunsi mwiza bene data mwese, abakunzi banjye turi kumwe, abansengera ndabazi, mwebwe bene data muri Amerika, abari muri Afrika mwese ndabazi, muransengera mujya munyandikira. Bene data bari muri UK, bene data bari mu Bufaransa, bari mu Buholandi, bari mu Bubiligi, bene data turi kumwe mwese muri Yesu. N'abandi ntashoboye kuvuga bari muri Australia ndabazi, mujya munterera akajambo mukanyandikira muti turi kumwe, komera, turi kumwe muri Yesu, turi kumwe ku murimo. Aho uri hose mwene data, igihugu urimo cyose, wumviye message y'ikinyarwanda, ndakubwira ngo turi kumwe. Nawe wadusuye hano bwa mbere hano kuri Pure Gold TV, nawe ndakwakiriye kandi ndakubwira ngo jya wongera ugaruke. Niba utari wakora subscribe uyu munsi, ni amahirwe, ni chance ubonye, ni opportunity ubonye gukora subscribe, ujye uhora ubona message zacu bitakugoye, zizajya zikugeraho ubu wa mbere kuzibona. Haleluya. N'ijambo rizajya rigufasha, rigukomeze, rivuye kuri Data wo mu ijuru. Reka rero twongere dusenge. Nukuri iyi message nigufasha wohereza abandi, kugira ngo mwene data utarababarira undi aruhuke. Se ntubyifuza? Ntuwifuza ko uwo mwene data uzi wananiwe kubabarira yaruhuka? Yesu ni utanga amahoro. Iyo turekuye tukababarira, dutura imitwaro, turaruhuka mu mitima yacu, tugira amahoro. Reka tugirane amahoro, dusangiza abandi iri jambo, tubifuriza kuba baruhuka nabo. Iyo iri jambo ribagezeho, ribagera ku mutima, riherekejwe n'amavuta y'umwami wacu Yesu Kristo, amavuta y'umwuka wera, maze rigakora imirimo tukaruhuka. Haleluya. Ndakomeza kubifuriza noheri nziza n'umwaka mushya muhire, ariko turacyari kumwe. Imana ribagirire neza. Dukomeze twese twibuke urukundo Yesu Kristo yadukunze, ubwo yemeraga guca bugufi, agasiga ibye byose, ubwiza bwe mu ijuru, akaza kuvukira mu kiraro cy'inka, akaza kuvukira mu bukene, no kugira ngo akubone nanjye mbone. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero turimo twibuka urwo rukundo. Imana ikugirire neza, turi kumwe. Reka dushime Imana. Mana, turagushima kubw'ijambo ryawe, turagushimye ko udukunda, uraduhugura, uratubwira kugirira neza, uratubwira kugirira neza bagenzi bacu ndetse no kubabarira. Turagushima ko Yesu Kristo ari wo rugero, akomeza dufashe abane natwe, tumwibuka ivuka rye, avukire mu mitima yacu bundi bushya, natwe turushaho gukora nk'uko yakoze. Byose ndabigushimira kandi mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bene data turi kumwe. Imana ikomeze ibagirire neza, Imana ikomeze bafashe. Ndabakunda mwese. Umunsi mwiza. Mwaganiraga na Jose kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Hari abatakubona